tubashimiye ko murimo kutwumva. Iyo ubona abantu bakuze bafite imyitwarire itandukanye, myiza cyangwa mibi, utekereza ko bayikuye. Utekereza ko bayikuye ku babyeyi babareze. Utekereza ko bayikuye aho bakuriye. Utekereza ko bayikuye ku mateka y'ubuzima babayemo, cyangwa utekereza ko bayize bamaze gukura. Birashoboka ko wigeze kubibona cyangwa se hari utabibonye. Hari abantu bafite ingeso mbi ku buryo ashobora guca ku bantu agaca hagati yabo atabasabye uburenganzira. Hari abantu bafite ingeso mbi ku buryo ashobora gucira aho abonye. Hari abantu bafite ingeso mbi ku buryo ashobora guca ku bantu bahagaze ntabasuhuze, baba umwe baba babiri, ariko akabacaho ntabasuhuze. Hari umuntu ufite imyitwarire ku buryo ashobora kugira isoni zo kwaka ibyo yari yemerewe. Hari n'undi udashobora kwemera ko ibintu byari byose biba atabigizemo uruhare. Aba bantu bose bafite imyitwarire itandukanye. Aha ni kuri Zize Official TV. Iki kiganiro kiraza neza kurangira wamaze kumva imyitwarire yawe n'impamvu yayo. Hari abantu uri buze gusanga imyitwarire yabo bafite ubwabo wabababarira, kubera ko nabo ubwabo ntabwo ari bo, ndetse nabo si bo babigizemo uruhare, ahubwo ibyo byose byatewe n'ubuzima babayemo. Iyo utekereje imyitwarire abantu bafite muri iki gihe, utekereza ko bayikomoye hehe? Utekereza ko iyo myitwarire bayize ryari? Utekereza ko iyo myitwarire bayikuye? Utekereza ko kuba umuntu asuzugura akuze ibyo ngibyo yabikuye? Utekereza ko ababyeyi be ibyo babimwigishije? Ibyo byose ibyo turavuga muri iki kiganiro. Mu mwaka w'1890, umuganga w'umunyabwenge, umuganga w'umuhanga mu mikorere y'ubwonko, umunyafriche Sigmund Freud yasohoye inyandiko ndende igaragaza uburyo imyitwarire y'abantu ishobora kugenda mu gihe bakuze bitewe n'uburyo bavutse. Uyu mugabo yavuze ibintu bitandukanye. Uyu mugabo Sigmund Freud yanditse ibitabo 20 mu nyandiko ze zose. Ibitabo 7 muri 20 byarifashishijwe mu kugira ngo hakusanywe imyitwarire umuntu ashobora kugira mu buzima bwe bwo kubaho, ariko bigahura neza n'uburyo yavutsemo, n'uburyo yakuzemo, naho yabaye, naho yakuriye. Ese waba warigeze bibaza impamvu imyitwarire y'abantu itandukanye? Kuki abantu bamwe bagira umujinya ukabije, abandi bakagira isoni, abandi bakaba abanyabwoba? Ibi byose Sigmund Freud, uyu mugabo, yabivuzeho. Iki kiganiro cyitwa Waruziko. Iki kiganiro urakimenyeramo byinshi n'ubana natwe. Sigmund Freud, uyu mugabo yavutse tariki 3 Gicurasi 1856. Uyu mugabo yize kaminuza ya Vienna, aba umuganga w'inzobere mu byo kuvura indwara z'ubwonko n'imitekerereze. Uyu yatangiye isomo rishya ryitwa psychoanalysis, uburyo bwo kuvura umuntu hakoreshejwe ikiganiro, hakagaragazwa ibanga riri mu bitekerezo bye. Sigmund Freud yapfuye mu mwaka w'1939 afite imyaka 83 gusa, asize inkuru ndende ku mateka y'ubwonko, imitekerereze ya muntu n'ibindi byinshi bitandukanye ku mibereho ya muntu. Sigmund Freud uyu yavuze ko ubwonko bw'umuntu bugizwe n'ibintu bitatu. Ibice bitatu nibyo bigize ubwonko bw'umuntu. Ibi bikora ku myitwarire. Igice cya mbere cy'iseyidi. Aha haba icyifuzo cy'ibanze. Umuntu akenera kwishimisha. Icyo gihe umwana akenera ko ibyo ashatse ahita abibona. Agakenera ko mu gihe akeneye kurya arya. Icyo gihe agakenera ko igihe akeneye kuryama aryama. Icyo gihe umwana ntamenye ko ari saa 7 z'ijoro, ahubwo akifata akarira. Iki gihe umwana bimba ko icyo ashatse cyose agomba kukibona, atitaye ngo umubyeyi we aragikura hehe. Igice cya kabiri cyitwa ego. Iki gice kigaragaza ukuri k'ubwitonzi. Igihe umuntu agerageza guhuza ibyifuzo bye n'amategeko y'aho ari. Iki gihe umwana amaze kuba mukuru, amenya ko ibyo akeneye ashobora kubibona, ariko kandi ntabibone bitewe n'igihe harimo n'igihe ababyeyi be barimo. Igice cya gatatu cyitwa super ego. Iki gice ni icya gatatu kijyanye n'uko imikorere y'umuntu, ubwonko bw'umuntu bugizwe n'ibi bice, uburyo ashobora kwitwara. Iki gice cyitwa super ego. Umuntu agendera ku ndangagaciro yatojwe n'ababyeyi be, idini cyangwa sosiyete. Iki gihe umwana ashobora kubona ikintu ariko ntanakibone. Iki gihe kandi ushobora kuba wakwiye ikintu ubwawe. Umwana ntakenera kwaka ikintu umubyeyi, ahubwo ubwe aragishaka akakibona. Uyu mugabo yavuze ko umuntu anyura mu byiciro bitanu, yiga ku mubiri we no ku buryo yihanganira ibyifuzo bye. Iyo hagize icyangirika muri iki kimwe, ibi byiciro byose bishobora kugira ingaruka mu mikurire ye. Aha hantu uhumve neza. Iyo hagize igice na kimwe cyangirika mu mikurire y'umwana, ibishobora kugira ingaruka ku buzima bwiwe ubwo ari bwo bwose.
Icyiciro cya mbere cyitwa oral stage. Iki cyiciro cya mbere ni icyiciro cy'umunwa. Iki gihe umwana aba akeneye kugira ibintu byose akora akoresheje umunwa. Iki gihe umwana aba afite hagati y'imyaka 0 kugera ku mwaka 1. Aha niho umwana atangira kugira ibyishimo. Ibyishimo byose umwana bigira biciye ku rurimi, biciye ku kanwa, aho umwana ashobora guhabwa ibere, agahabwa bebero irimo amata, agahabwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose n'umubyeyi we ariko bigize mu kanwa. Iki gihe umwana akenera ibi byose. Iyo ibi byose umwana atabibonye bigira ingaruka ku mikurire ye. Iki gihe ushobora gusanga umwana yarakuze, rimwe na rimwe ugasanga araca utwatsi, ahageze arashyira mu kanwa, agaca ibiti agashyira mu kanwa. Igihe mwaba muhagararanye muri ahantu hari utwatsi hafi aho, agaca akazi agashyira mu kanwa, agaca igiti agashyira mu kanwa. Iki gihe iyo umwana amaze gukura yarabujijwe uburenganzira bwo gutora utuntu ngo adushyire mu kanwa. Iki gihe umwana ashobora kunywa itabi. Ibi byose bishobora kuba ingaruka ku buzima bw'umwana mu gihe amaze gukura, kubera ko ababyeyi baba babimwimye. Iki cyiciro bacyita oral stage, kuva ku myaka 0 kugera ku mwaka 1 n'igice. Umubyeyi aba agomba kwemerera umwana agashyira utuntu twari twose mu kanwa mu gihe abona ko tari bumwice cyangwa twangiza ubuzima bwe. Icyiciro cya kabiri bacyita anal stage. Iki cyiciro umwana aba afite umwaka 1 n'igice kugera ku myaka 3. Iki gihe umwana yiga kwigenzura, kugenzura ibiva ku mubiri we. Iki gihe nibwo batoza umwana kwituma. Umwana bakamutoza kujya kuri po, bakamutoza uko ajya kuri po, bakamutoza uko akoresha po. Ibi bigira ingaruka ku buzima bwe mu gihe amaze gukura. Ibi bimufasha kujya ku murongo no kugira ubuzima buri ku murongo. Hari ibyiciro bitatu by'abana baba mu buzima butandukanye. Umwana wa mbere, iyo ababyeyi babonye afite ubwenge bwo gusaba po, iki gihe ababyeyi bamukomera amashyi. Uyu mwana amaze gukura agira ubuzima bwiza, agira ubuzima buri ku murongo, agira ubuzima bwo kuyobora abandi, agira ubuzima bwo gushimira abandi iyo bakoze neza. Umwana wa kabiri ni umwana wabo babwira yuko atagomba kwituma abonye hose, ahubwo agomba gusaba po mu gihe akeneye kwituma. Uyu mwana ibi yabikeneye abibwira ababyeyi be. Uyu mwana yamaze gukura muri sosiyete abamo, atoza abana bagenzi be, akabashyira igitsure, akabategeka ibyo bagomba gukora. Icyiciro cya gatatu ni cy'umwana ushobora kuba yakwinyarira agakora n'ibindi byose ababyeyi batamwitayeho. Ibi bakaza kubimukorera, bakamukorera isuku mu gihe bashakiye. Ibi bigira ingaruka ku mwana igihe yakuze. Uyu mwana ashobora kuba ubuzima budafite gahunda, kubera ko ibyo yakorerwaga byose akiri umwana ntabwo byari bifite gahunda. Iki cyiciro bacyita anal stage. Iki cyiciro umwana kibamo hagati y'imyaka 1 n'igice kugera ku myaka 3. Icyiciro cya gatatu bacyita phallic stage. Iki cyiciro umwana kibamo hagati y'imyaka 3 kugera kuri 6. Umwana atangira gutekereza ku bitsina bye. Iki gihe Sigmund Freud yavuze ko habaho Oedipus complex, umuhungu akunda nyina. Muri iki cyiciro cyitwa phallic stage, iki cyiciro umwana akunda umubyeyi badahuje igitsina. Abana b'abahungu batangira gushwana na base bapfa nyina, aho umwana ashobora kwishimira ko isa areba nyina nabi, kubera ko aba yumva nyina yakwifuza kubana nawe, yakwifuza kugumana nawe, yakwifuza gutindana nawe. Aha ngaha si ku bahungu gusa, ko no ku bakobwa ubwabo ibi bibaho. Umwana w'umukobwa aba yumva nyina atavuga se nabi, kuko aba yumva ubwe kuba se amufite badahuje igitsina, aba yumva mwishimiye cyane, aba yumva mukunze, aba mufitiye urukundo, aba mufitiye ubwizu, aba mufitiye urugwiro. Ibi muzakunda kubibona abana benshi b'abahungu bakunda ba nyina kuruta uko bakunda base. Impamvu nta yindi nuko badahuje ibitsina. Abana b'abakobwa bakunda base kuruta ba nyina. Impamvu nta yindi nuko badahuje ibitsina. Iki gihe cyitwa phallic stage. Umwana akenera umubyeyi badahuje igitsina, akumva yaba hafi ye cyane, ibi akumva arabikunze, akumva arabyishimiye. Ibi ngibi iki cyiciro phallic stage. Ibi ababyeyi bamwe bikoramo amakosa. Umubyeyi akabuza umwana kugenda n'abana badahuje igitsina, ati uramenye ntuzagenda n'abari abahungu, uramenye ntukagenda abahungu, uramenye ntukagenda n'abahungu, uramenye ujye wirinda abahungu. Ibi ngibi umwana w'umukobwa bimugiraho ingaruka ndende iyo amaze gukura. Rimwe na rimwe ashobora gutekereza ko kuba baramuje kujya mu bahungu atari bibi, ahubwo ari uko ababyeyi biwe batabishaka. Iki gihe bisaba ko umubyeyi asobanura umwana impamvu muza kujya mu bahungu. Iyo bitabaye gutyo, iyo umwana w'umukobwa buciyurwaho gato akabona haca ajya mu bahungu, agakora ibyo ashaka byose, kuko batekereza ko azongera kubibona. Icyiciro cya kane bacyita latency stage. Iki cyiciro kiri hagati y'imyaka 6 kugera kuri 12. Iki gihe haba icyiciro cy'amashuri. Umwana nibwo atangira gutekereza ku mashuri ye, agatangira gutekereza ku bana n'abandi, abo bigana,
mu mashuri, agatangira gutekereza uburyo bwo kwiga, agatangira gutekereza ibyo aziga bizamuteza imbere, agatangira gutekereza uburyo bwo gushyira imbere imyigire ye, agatangira kureba uburyo akwiye kwiga kugira ngo bizamufashe ejo hazaza. Iki cyiciro abana benshi bagikiramo cyangwa bakacyangirikiramo. Iki cyiciro umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa, inshuti azabana nazo kugeza yize amashuri yisumbuye, harimo inshuti zizamugira inama. Iki gihe iyo umwana atagikoresheje neza arahangirikira, ariko kandi iyo agikoresheje neza hagira ubuzima bwiza. Icyiciro cya nyuma ari nacyo umuntu wese arimo cyitwa genital stage. Iki cyiciro gera ku myaka 12 kugera ku myaka umuntu ageraho apfuye. Icyiciro nicyo umuntu wese atekerezaho ibitsina, ibyerekeye imibonano mpuzabitsina. Iki cyiciro umuntu ahitamo ibice bibiri. Umuntu ahitamo kugendera mu byerekeye imibonano mpuzabitsina, cyangwa se agahitamo kugendera amahame ya sosiyete, amahame y'idini n'amahame y'abo babana. Iki gihe biba bisaba guhagarara hagati kugira ngo ntube hamwe. Guhagarara hagati icyo bivuze ni ukwiga neza, ukagira imico myiza, ukagira imyitwarire myiza, ariko kandi ugatekereza uburyo ejo hazaba heza, ugatekereza uburyo uzubaka umuryango, ukabyara, ukagira umuryango unezerewe, ukagira umuryango ushimishije. Ibi byiciro uko ari 5, Sigmund Freud yavuze ko ibi byiciro bigaragaza ubuzima umuntu ashobora kuzabamo mu myaka y'ubuzima bwiwe bwose. Ibi byose bitangira mu bwana bwiwe kugeza bigeze ahangaha muri imyaka yose. Sigmund Freud, uyu mugabo yanditse ibitabo 20. Ibi bitabo byashyizwe mu ndimi zirenga 30. Abahanga mu mitekerereze barenga 70% bavuga ko ibitekerezo bya Freud Sigmund byabagizeho ingaruka mu myigire yabo. Uyu munsi nubwo hari abamunenga, hari n'abavuga ko yahinduye isi mu buryo bwiza kandi butandukanye. Umuryango mpuzamahanga wa Psychology Analysis IPA ushyira mu bikorwa ibitekerezo byo kugeza uyu munsi. Imyitwarire yacu nyinshi tuyikura mu bwana. Ubwana bwacu, ubuto bwacu nibwo bugena uko twitwara uyu munsi. Ikinyabupfura gike, ikinyabupfura cyinshi, kubaha cyangwa gusuzugura, ibi byose tubikora mu bwana. Twese dufite ibanga ry'ibitekerezo twihisha. Uyu munsi kugira umuntu ukuganiriza, ibi babyita therapist. Ibi bifasha gutahura ibyo wahisha ubwawe utabasha kumenya. Ibi si buri gihe umuntu amenya ko impamvu nyayo akora ibyo akora. Umuntu ashobora kutamenya byinshi inyuma, ariko ibi byose nibyo Sigmund Freud yavuzeho ndetse yagarutseho mu nyandiko ziwe zose. Ibi bitekerezo byose byavuye mu nyandiko za Sigmund Freud. Uyu mugabo yanditse ibitabo 20. Ibi bitabo byashyizwe mu ndimi 30. Ibi bitabo 20 birindwi muri byo nibyo twifashije kugira ngo dutegure ibi bitekerezo bye yasize avuze. Igitabo cya mbere mu byifashishijwe cyitwa Interpretation of Dream. Iki gitabo cyanditswe mu mwaka w'1899. Ibyo kivugaho, iki gitabo cya Freud cyitwa Dream Analysis. Igitekerezo nyamukuru kirimo nuko unconscious mind irimo ibitekerezo byihishe. Uyu mugabo yatangiyemo bwa mbere igitekerezo cya wish fulfillment, ku nzozi, ko inzozi hari uburyo bwerekana ibyifuzo twabuze uko dusobanura. Inzozi ni uburyo bwerekana ibyifuzo twabuze uko dusobanura. Ibi nibyo yagaragaje mu gitabo cya mbere cyitwa Interpretation of Dream. Igitabo cya kabiri twifashishije dutegura inyandiko cyitwa Story Easy on the Theory of Sexuality. Iki gitabo cyanditswe mu mwaka w'1905. Iki gitabo Freud yerekanye ko abana bafite irari kuva bakivuka. Imyitwarire ya muntu ijyana naho ayo marari agana, umunwa, anasi, genito n'ibindi bitandukanye. Igitabo cya gatatu twifashishije cyitwa Beyond the Pressure Principle. Iki gitabo cyanditswe mu mwaka w'1920. Iki gitabo kirimo byerekeye urupfu, ubugome, kwisenya, death drive, urukundo, kwiyubaka, life drive. Uyu mugabo yavuze ko umuntu ahora arwana hagati y'irari ry'ubuzima n'irari ryo gupfa. Igitabo cya kane twifashishije cyitwa The Ego and the Id. Iki gitabo cyanditswe mu mwaka w'1923. Igitabo cya gatanu cyitwa Civilization and its Discontents. Iki gitabo cyanditswe mu mwaka w'1930. Iki gitabo Freud yerekanye ko ihuriro ry'amategeko n'indangagaciro z'umuntu bigongana n'irari ry'umuntu. Iki gihe kandi yagaragaje ko abantu bahora barwana hagati yo kwishimira no kugendera mu murongo w'umuryango. Igitabo cya gatandatu twifashishije cyitwa Totem and Taboo. Iki gitabo cyanditswe mu mwaka w'1933. Iki gihe Freud yavuze ko isano hagati y'idini, ibi bibujijwe na Oedipus complex. Igitabo cya kane twifashishije cyitwa Introduction on Physical Analysis. Iki gitabo
cyanditswe mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na cumi na karindwi. Iki gihe Freud yavuze ko ibirimo harimo inkomoko y'indwara z'amarangamutima, ibitekerezo byihishe, guhindura imyitwarire binyuze mu kuvuga talk therapy. Sigmund Freud, uyu mugabo yavuze ko umuntu nigira mukuru mu bitekerezo, ahubwo abibika neza mu bwonko. Ese wowe ujya wibaza impamvu imyitwarire yawe imeze uko imeze uyu munsi? Ese wibaza warasubiye kureba mu bwana bwawe? Ukwiye gusubira inyuma ukareba mu bwana bwawe. Wakuze gute? Wabayeho gute? Warezwe gute? Ibi bitekerezo ni ibitekerezo by'umuntu umwe, ariko byahinduye isi. Iki gihe ukwiye kwicara ugatekereza, ukamenya imitekerezo byawe. Tubashimiye ko murimo kutwumva. Ibuka kumanuka hasi ukora n'inzogera, ukore subscribe, ukore share, ukore na comment. Njye nawe dufatanyije twagirana kure.